murakaza neza mwebwe muri gukurikirana Ikosora Media TV. Uyu munsi ndishimwe cyane kubasangiza ku rugendo rwanjye rwa kado, ubwo navuga gift. Ni gift nagenewe n'umuntu inshuti yanjye y'umushinwa. Ubundi akenshi hano mu Bushinwa hari ijambo dukunze gukoresha yiga bwa mbere tugitangira kwiga ururimi rw'igishinwa bita pangyo, bivuga a friend, umuntu cyangwa se inshuti. Umuntu wese muhuye umwita inshuti. Twarahuye yifuza yuko yanyogosha akanshyiraho inyogosho nk'umuntu yo muri Afurika. Ubwo rero uyu munsi nanjye nagombaga kumwemerera mu byubahiro bye, nanjye ntisize, kuko yari yafashe umwanya we aza gusenga. Nanjye ndavuga niko byenda kose kanze nyemere mbikore, kuko niwo mwanya yari abonye wo kuba yampa impano cyangwa se yagira igikorwa akora nk'impano ya Noheli, ndetse no kunyifuriza umwaka mushya. Ubu ngubu rero mfashe umwanya ngo ngendeho gatoya. Ikindi kintu kirenzeho ni uko yankoreye surprise, ngiye kumusanga kuri gate. Ntabwo yemerewe kwinjira mu kigo, ariko mvuye aho mba ngiye kumureba. Yaba bakamwemereye yari kuba hageze, ariko ubu arahagaze. Reka tugendane rero turebe uko bimeze. Abantu rero bashaka kubaho bishimye, cyangwa se bashobora gukunda ibiganiro ntanga, ariko cyane cyane ni umuntu ushobora kumva akomerewe, ashaka kubaho yishimye no kugabanya ibintu bishobora gutuma akora mu buzima busanzwe bishobora kugira ingaruka z'urugendo rwe rwo kubaho yishimye ahazaza. Ubwo rero tugiye kugenda mbereke, ariko kuri abo bantu mvuze mu kanya bashatse bamanuka bakajya kuri channel, n'ubundi bakareba muri playlist, bakareba ibiganiro njya mpatambutsa muri playlist yitwa Ihumure Gabriel, muri buze kuyibona. Ubwo rero katugendeho gatoya, ngiye kuhagera, ni hariya imbere, uko byagenda kose ndahamusanga. Yego, hano mu Bushinwa, Abashinwa ni abantu usanga akenshi uhura n'abana beza, cyangwa se abantu beza muri rusange, kuruta uko wahura n'abantu babi. Nyine ibyinshi usanga ibyo uhura nabyo ari abantu muhura ukabona bakwishimiye, cyangwa se bifuje kuganira nawe. Ubu aka kanya ubona gakwiye kuba wenda ndi kwitegura, ngiye kureba akadidi, niko dukunda gutega abantu hano mu Bushinwa, niko dukoresha online, ariko ntabwo ariko bimeze. Murabona rero hano ni kuri gate. Gate ni ugusukana isura ikagufungurira. Ubwo rero nguyu umugezeho. Hi. How are you doing? Okay. You是在拍 vlog？ 不是，但是我可能把这个视频在油管频道上传。哦，有的时候，但是我不太喜欢。但是如果我觉得有一件事情让我开心的话，我就可以给大家分享。我觉得你也想要练习英语是吧？Okay, he needs to practice English. Okay, you see, this is the card, and then this is my light. It's my first time to meet some
a Chinese guy who gave me a ride. Okay. 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 Ni ibintu byiza cyane. Iyi ni experience ya mbere ngize imeze neza. Aha rero nkuko mubibona ngeze mu modoka arimo arisuganya ngo tugende. So nari mfite ibyishimo byinshi cyane kuko kwishimira buri mwanya umuntu agirana n'abantu badasanzwe, uhura n'abantu muganira ukabaha umwanya nawe bakaguha umwanya, mukagiraho muhuriza, mukagira ibyo mungurana, aba ari ibintu byiza bifasha buri muntu wese kwaguka mu mutwe. Murabona rero yari yanteguriye n'agakawa. Ni ibintu byiza cyane. So muri hangana rero kuko impamvu mutari kumva amajwi nuko yari ari gucuranga indirimbo zo muri Afrika ndetse no ku mugabane wa Amerika, bityo mu buryo bwo kwirinda copyright ni uburyo twahisemo kubikora. Twagiye rero tuganira umuhanda wose. Nkuko byumvikana ni umushinwa wavukiye mu mujyi wa Wuhan, ikindi akaba azi ururimi rw'icyongereza, ariko amagambo akunze gukoresha cyane cyangwa ayo azi cyane ni amagambo yerekeranye n'umwuga akora wo kogosha no gutunganya imisatsi. Hari abantu bibaza bati se hano mu Bushinwa ibintu biba bimeze bite? Hano Abashinwa batangiye kugenda bamenyera cyane abanyamahanga, cyane cyane mu mijyi ikunze kugendwa cyangwa kugerwamo n'abantu baturutse imahanga, ku buryo usanga abakora imyuga igiye itandukanye bagenda biga uburyo bashobora kubyaza abanyamahanga umusaruro mu kubakuraho amafaranga, ndetse nabwo usanga koko bakwiye kubashakisha aho bari bakaba bamenyana nabo, bakamenyerana nabo, kuko iteka umunyamahanga aba afite opportunity yindi ishobora kuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashobora kukuzanira. Ni muri ubwo buryo rero n'ahantu hose ni muri rusange niko biba bimeze. Ubu rero akanya twinjiyemo ni ako kuganira mu buryo bufasha abantu kugabanya umwanya bamara bababaye bakawubyaza umusaruro mu kugira ibintu bishya biremamo, ibyumviro bishya biremamo, baharanira gukomeza kuzagira ejo hazaza. Icyambere ni ukumva agaciro cyangwa se gusobanukirwa agaciro k'igihe. Igihe kigena ibintu bikomeye ku muntu ku giti cye, kuko akenshi niwitegereza urasanga abantu bakuruhije kubyaza umusaruro igihe ari bo bantu bashobora kuba bakuri imbere mu bintu wowe ushaka guharanira kugeraho cyangwa uri guharanira kugeraho, kuko ibyo bintu uzabiharanira uri kwifashisha igihe. Icyo gihe rero uri gupanga kuzabiharanira cyangwa kuzageraho, hari undi we warangije kugikoresha agera kuri ibyo, akaba agikoresha igihe cye neza mu kuba ashaka kugera ku bindi. Ubwo muri ubwo buryo tubivuzemo, nuza kumva agaciro k'igihe, biri buze gutuma ufata umwanya wawe wumve neza ko igihe ugomba kugikoresha neza buri gihe mu nyungu nziza zizakugirira akamaro imbere hazaza. Ibyo ngibyo birumvikanye. Ikindi cya kabiri dushobora kuvugaho ni kumenya ko ahahise uko yagenda kose, uko haba hameze kose, bibe ibyiza wanyuzemo, bibe ibibi wanyuzemo, byose biraho kugira ngo bigusigire ishusho nziza
yo kuzagira umuntu runaka uvamo imbere. Ntabwo ari kuvuga ngo ni umuntu mubi ugomba kuvamo imbere. Buri gihe imbere hawe hagomba kuba hari umuntu mwiza uteganya kurusha uwo gakwiye kuba uriho uyu nguyu. Imbere niba ari habi, nako inyuma yawe niba ari habi, haba hari kukwereka ko ufite urugendo rurerure rwo kugira ngo ugere heza. Rero ntabwo bishatse kuvuga ngo ni umwanya wo gucika intege uyu munsi, ahubwo bishatse kuvuga ngo ni wowe wagakwiye gukoresha neza umwanya ufite kugira ngo uve ahantu habi uri cyangwa wahoze, ugakora cyane kuruta none wa muntu we wari uri heza. Niyo mpamvu niba ushaka gutuza imbere hazaza, ihangane wumve iyi ngingo, kuko iri mu ngingo zigiye kugufasha guhera uyu munsi gukomeza kuzamuka. Ndetse hari n'abandi yatangiye gufasha bageze kure, babyaza umusaruro umwanya bafite mu guteganya umwanya w'ahazaza, kuba bazawusipendinga bari mu buzima bwiza. Mu kanya turi buze kongeraho akandi. So mu rugendo rero twakomeje kugenda tuganira, ubwo nibwo nagendaga ngerageza nanjye no kumenyera ko nshobora kuvuga ururimi rw'igishinwa, nkaganira n'abashinwa. Nyine ubwo aba ari ukugenda tugenda twiga, kuko akenshi iyo wiga ururimi rw'igishinwa utari muri, cyangwa se n'ururimi rwose utari muri environment cyangwa se ahantu ruvugwa, bikunze kugorana. Niyo mpamvu akenshi iyo ubonye umwanya ubyaza umusaruro uganira n'abantu, ikiganiro uko ugenda umenyera, ikiganiro kigenda kiryoha, bitewe n'uko akenshi iyo ugiye wimprovinga cyangwa se ugiye utera imbere mu mivugire yawe y'ururimi, mu myumvire, iyo kuganira n'abantu, ibintu bigenda bimeze neza cyane. Naha tugarukiye uyu munsi, ariko hari izindi video zitegerejwe inyuma, tugenda twiga, tugenda turebera hamwe ubuzima bwa hano China uko bumeze, aho nabasha kugera tuzarebera hamwe uburyo bogosha, turebere hamwe n'urugendo twakoze muri rusange, kugira ngo experience yose irangire.